nakubwiye ngo ntuzongere kumumagara ntabwo uri kunyumva. Njye ntabwo njya mvugana mani n'abahungu batagira amafaranga. Mu gihe naje nkaguhereza umwanya wari kunyubahira umwanya naguhaye ukampa amafaranga nanjye ngakemura ibibazo byanjye nkuko nawe nari ngukemura ibibazo wari ufite. Byarandakaje rwose sinzi n'impamvu ndaboroka nimero yawe. Ntuzongere kumumagara n'undi munsi ndakwiyama. Yewe ha yawe roroshye. Nakubwiye ngo iki? Haza mvuga nsari? Tutavuganye amagambo menshi. Ndashaka amafaranga bigenda gute se? Bare, ayenza. Reza. Wabaruki. Akuswakicisha. Ikisi. Ikisi. Mbega mama. Waretse. Akuswaritse mama. Amafaranga anyura y'amacyanga. Amafaranga bwoko kisi. Nakubwo ni ibiki nagusobanura. Ngiye ubwanjye nasize nkwibwiye yuko ugomba gukora umucuruzi kujana by'amafaranga. Ngiye ikintu cyabayeho na kimwe nkuko naje. Nacyaro bazagwa mu byumve. Bigusoro mu byumve. Urumva? Muri miliyoni 3 wari wambwiye. Uri kumva? Nagiye ibintu biranga. Nawe uhari mani wigira ikibazo. Mama nawe ari. Nawe. Tugiye kwa Madorokasi. Imana ishimwe numvaga mfite ubwoba ko cyangwa mama yari muri akuri kumbeshya mama nawe uhari mu nzu. Nawe uhari ariko. Ubizi ko ari twe banagira zero ndi muntu uri gutinya ahubwo ntera story. Mani. Kamaze nduhuke. Numvaga mfite ubwoba. Byaragiye mu gitondo. Urumva byarabaye byiza. Nyabyara kubanye byiza. Ariko mfite ibitotsi we ndumva naryama mutira. Yakubujije ibitotsi se? Oya yabuze ibitotsi se ngandi. Turajye. Shanyine ndaje mwatetse. Kumva hari kuza abandi bateneza. Rero tawo kugira ngo ngire reka basi dupfe kureguza zino byo. Uri umuzifata gute? Ngiye napanze na dirinze diru yarangiye neza uranyuzwa mu ngwaje. Yarangiye neza. Ariko ujye ko ubwanjye njye kubikubwira njye kukwizeza. Nine maze kwivugana na nyiri inzu namaze kuvugana n'umukiriya wawe. Sibyo ndi gukubwira se idore kintu cyabayeho nta kindi. Haje abandi bakiriya, haje abandi bakomisiyoni. Bazanye abantu. Mbona batangiye kumupandisha. Mbona navuze tawo kugira ngo buriya nyuma ngo ubuzi ndayicumuye. Abateka tugira. Valence nyumva neza. Wamuhamagaye se ubundi. Iyi diru njya kuyigwana ari mbizi neza ko nta wundi muntu uyirimo. Ntabwo wari iyo wagiye se. Utashobora no ndashonje. Ndashonje Imana. Ubu yatari icyayi saa sita. Uri kubona ari mu gitondo. Bari rugiri umva. Twagiye ahantu. Nyine twagiye gutembera ahantu. Turagenda. Nyine mu ahantu babyina bya bindi mu kabari. Mu bisope abantu babyina bambaye ubusa. Usika abantu bagenda bakabyina bambaye ubusa hari abantu we. None sibyo ni ikibazo. Yeba batata we. Bambaye ubuntu bugeze ahangaha naka ni karikari. Wari wabona sheri narakubwira ati aha hanze. Patini. Wowe ryoshe mu gihe ufite ubushobozi bwo kuryoshya. Nushaka so uzaryoshe. Aya mana. Niraho mfite kumva inkuru amatwi yanjye ashaka kumva Debora ari kuvuga. Debora ari kubwira ukuntu byagenze yakuguriye inkoko. Nekari nkakazi mirangiza musha. Uzi ngiye iyo mvuye yose. Iyo mvuye gusura nk'umusore kangura inkoko. Iyo ndi ibiryo byo mu rugomba numva wa. Igo. Shatse ko n'ukuri shaka umuhungu n'ukuri nyine araryoshye. Araryoshye mu. Araryoshye. Nyine nta wundi muntu kiri gukubwira. Ako ubaye ikintu utari kwasha kumva. Ucyaka umunsi wo gusenya twasinye turi banga. Nese ka nkwibarize. Niwe mukomese oya. Diru ukuntu ari hagaze. Njye nyumva neza. Njye diru yanjye ukuntu ari hagaze. Yari njyewe nyiri inzu nuje kugura. Urumva? Abo bose aragiye kugira ntabwo mvugishije niyo mpamvu reka nongeye nkwibarize. Njye nyiri inzu twamaze kumvikana yuko muri miliyoni 25 bari bumuhereze. Haravamo 3 zawe. Agasigana 20. Icyo rero ikibazo cyabayeho. Ntuzi wari kwishyura yabimenye ko muri gushaka kugira. Niyo mpamvu ari gukubwira. Vale. Hakuze bino bintu wewe ukora ikisi. Ndagukura menyo pro. Yampaye nkawe. Ndagukura. Ndetse amagisi. Okay, muri ndahitsa. Ariko man, njye reka nkwibarize. Ni gute nkwizere nkusigarire mu bintu nurangiza ugire. Wose ngo kuvuga ngo nayariye. Ariko yose nari kuyarya. Iyo ndu yandurya.
Yo simba naragize. Ubu miliyoni zinga 3,000 sinari kujya. Reka twe tukiretse. Urambabaje nuko. Amafaranga 400. Wanyereje magana. Ngiye byose nabibariye hamwe. Sibyo? Akovari mu rugo kinamuze. Byose nabibariye hamwe. Ngira amaje gukora akazi. Twubane. Nyararyoshye pe twagiye nyine twaragiye turasohoka. Koko ibishyize utangiye kuvuga. utangiye kuvuga ngo araryoshye. Araryoshye. Maze nawe ibyo ukunda araryoshye. Oya ibyo ukunda ni igitekerezo. Nose bira bintu mani nta muntu byanga ujye kubwira gutyo. Nawe niba abana bikoze urararutse kabara. Yabavuga kagisha. Ne restaurant ari kureke kwigira ubuntu watanye. Wariye kuri umva wabyimbye. Ngira ryaha. Numvaga natumiza n'ifino ngese nkabirira icyarimwe. Inda nyine inda. Isote bwa mbere wamva utuntu twose wafuze. Umva nyine nkabwire. Mama nawe uhari. Se kuko nawe ari we. Nawe uhari. Ninjoro uzi intambara yabaye hangaha. Oya byagenze gute? Ngo bitabaye ibyo ngibyo rwose pe. Nge nta kintu kimwe nariye. Sibyo? Nge ibyo byose nabibariye hamwe. Ndavuga ati nubundi bigenze gutya. Naye baza kujya gusa kutongazera amafaranga ngira yabo cyangwa naguya amafaranga ngira yabo naguya oya amafaranga yabo nezo atu oya amafaranga yabo cyangwa naguya nezo urayama naguya bare amafaranga yabo naguya amafaranga yabo naguya bantu bwa amafaranga ni uri buyana urayama naguya binsobanura gufasha gutyo ko ndamutse buri ko batunga ibindi wandri kubaza mayi waritse ngira amafaranga urayama kwaritse man amafaranga urayama naguya urana amafaranga oya amafaranga urayama naguya oya ndago ari hehe ari hehe bantu bwira ahantu ari nimba uri bukurikira ari hehe ubwo mbanze mubwire nukira yuri kintu nanjye kubine ko ngiye ku mafaranga yanjye genda tuze wanjye gera bro ntabwo naje muri Kigali gukina nawe hari ibintu bibiri birahangaha ibi ntabwo biraza gushoboka shyira amafaranga ntabwo ingi biraza gushoboka shyira amafaranga yanjye ntabwo biraza gushoboka baretse shyira amafaranga yanjye Debora ngamaze kunanirana ibiki ngagenda atavuze nabwira mama hari ubukwe yagiyemo kandi ubukwe nawe urabizi hari igihe ugerayo ugafasha abantu ibiki n'ibiki wasanga nyine wenda Debora yabuze ukuntu yaguhamagaye nimero yawe ntiyacabwamo ariko ngasenga avuga ati Debora nakagoryi yakwibuka mubwiye ngo ari kumwe n'umuhungu wowe ugomba kuvuga ibyo twavuganye uteshwaho gato nzajya nkumvamo ubwo ndamubwira ko wari wagiye mu bukwe ugeze mu bukwe nyine ubona burije telefone yazimye kandi ntabwo ari kubona ukuntu duhamagara tukwishyurire moto niko biri bugende ahubwo nkaba naraye he waraye nyine aho ngaho ubukwe bwabereye ni ibintu birenze se umva ahubwo nkubwire nera story uwo muhungu wawe azi kugira yakubwiye ngo ngirira sibyo narambwiye ngo musome kwitama ndamusoma nizere ko n'ibindi nyine abikoze tugora guseka nk'aho bikoze mama ibiki se ko ndeba ku birenge ibirenge byawe bisa neza ndikubona yagusigishije n'inzara uraryoshye ahubwo se yaguye amafaranga yaguye amafaranga nyine nsubiza ntakaze nyine ntari birye da njyewe uzajya uza tugabanire hagati mani zarandeba iyo ugiye njye nkundeba ntabwo ngusukisha ubaye umukire wisura nyine unyihenura unyihenuyeho kubizi ko njye ngira ibidiru by'abagabo benshi kari akagabo kawe mu minota 2 udufaranga twago nadukuba nk'icyo yabwiye ngo ndahumura niteka agaporofi kawe nayo ugomba kuyishyura ahubwo wapi mbwira ukuntu byagenze nyine twagiye turasohoka nyine turarya turanywa nyine birangije inkuru zawe rero ntizijya zishira ahubwo reka tugende mu nzu tuzibare turyamye kuko mama dusanze hano nyine ugomba kwirembya mama akabona ko unaniwe ko nambwiye ngo ufite akazi mu mutwe ko ndeba wagira ngo nabikoze kandi ntabikoze ntabwo nabikoze amafaranga urayama cyangwa ntabwo ako rero nzari ikintu tari akose wari bazi icara ko tugendane mana amafaranga shiranga ushaka ko twicanira muri ino nzu nakwica bakamfunga bro nta mikino ufite ku mafaranga ntabwo navuye rwamagana nje gukina busa bro shiranga amafaranga iki ntabwo ari ikibazo shira amafaranga y'ibyo byose ugatwara niyo tanga man tugere basa nabikuza ko nkaguheza yohereza kuri telefone yanjye bizo yohereza sindawe ngiye telefone yawe nkorana na bank we tuza amafaranga hari aho ngiye
mfite iminota 40 yonyine kuba nkamisa zitarayampereza ndahita icyo ntago ari ikibazo ndahita nkwimugariza icyo ntago ari ikibazo aha sura ko nagiye amafaranga ntanabonye nemeye kuyaguha ariko nanjye iriya miliyoni icana kukurije buri kibanza nanjye nyibone ntacyo umeze amafaranga yanjye ndayiguha ntacyo bariramo uvuze ngo iki vale ngucaka buru aho ucaka banze gahindukize man Renzo akwaritsa obese hunye Renzo man kubana ariko atafa buginga ukamba nagakumira akuswagize nakugendera kwa muganga nkazanya nkwivuriza nkazanya kugagurira nyine man tugiye banze umereza hari ikintu ugiye kumenya banze umereza amafaranga nyine icyo kibazo undi amafaranga nkuri amafaranga vale tubare tubirangire vale ikize kumana byose uzajya wikunda niko byose uzajya wikunda dore ukwereka ingero ibyo ngibyo miliyoni imwe n'amafaranga magana ibyo ngibyo tubireka si miliyoni imwe n'igice miliyoni imwe n'igice ndaragushyiraho n'inyungu zayo yongo kiranganira muri se ushaka ko tujye tumana nk'abadahambana je nkediro ibintu byose bigende neza nurangiza unamu rusenge yakugezeho tutagiye kureba ikizi reba icyitwa cyawe cyose muri iyi nzu icyitwa cyawe cyanjye usohokera hagabye ntabwo iyo wowe wirukana nini ni ikihe kintu nanga wavuze ntigeze ngira mu ruhare okay bro ngana nuko yabisigarane byose nibyo naguze byose ariko kongera guhura nawe n'inzu yampaye nko hari ikintu kwe kumenya mu ako se cyangwa ngaho man icanga nako se wari ubuze aha none sasa ubwo nawe twagiye tugurana ntuzagira ikintu mbaza wowe uri kuza watata gutyo se mbona wahanye ujya he mvuye kwigurira ahubwo nkurira umwaku ku nzu waraye he waraye uvuye kugura iki mvuye kugura inagi yo kunywa uvuye kugura inagi yo kunywa warayigura ijoro ryose yakose rwana nimba bishaka bive mu nzira yezo kuneza sister ngo bikumarire iki abagabo bagakwiye gukemura nk'abantu b'abagabo ibintu iyo tujyanye ikibazo nkuteza famiye ibyo byose ntitwabyumvikanye ibindi ni iki byo guhamagaza abantu nk'ururiza mu iki bitumye bicanganye no kubwira yuko ari gutandukana n'umusaza wawe ubeke yewe ntabwo nashobora kubana n'abantu b'indyarya ntabwo numva ukuntu wizera umuntu wizeye umuvandimwe umufata nk'inshuti yawe magara akaba ari gutenguha mwese byagenze gute ejo umukecuru yampamagara ambwira ngo arashaka kuva ejo ugenda wiriwe uhiga inaji umunsi wose ubu ngubu nibwo uyibonye uratahutse uraje imikoshi imyaku n'ibiki byose urabikunkumumuye byose urabirundumuye uraje pa ubizaniye aha ngaha mbese marisi nari nakubwiye ko ngiye mu bukwe iyo ugumaye yasuje gukora iki hano ko aribwo wahisemo none se hari ubwo aribwo nyine waje ryari ntumbwire ko ushobora kuba waruga winjiye muri ino nzu ntumbwire
nizere ko ari gukiza utari winjira muri ino nzu. Oya naje kareri. Ndashobora byose. Urinjira. Barakure kurinjira. Yego. Usana sima. Mu rugo se niwe ujya gukorera ubugoryi bwose ubucucu bwawe bwose ukaza kuzana ibyo uraruje ku gasozi ibyo bakuroshemo by'ibiki byose ukaza kubikoyorera iwanjye. Ukoze sinanagiye unakubwiye ko nanagiye mu bukwe ubwo umushiti wawe aho yakubwiye ngo uzuze mu bukwe umwambarire bisi ngiye sinzamukenera sinzanyambarira. Yego se babo se nawe uri mu bazakora ubukwe. Urumva uzakora ubukwe ukumva uri umuntu uzicara nawe ukaba uri umukobwa ukicara ugahishishamo umubyeyi wawe. Yego. Utabasha kubaha umubyeyi wawe ntago avuga ngo umwumve urafata ibyemezo byawe ukabyifatira. Wumva nawe uri mu bantu bazakora ubukwe. Ese imivumo yanjye yonyine natuma ukora ubukwe. Mu gihe utaricara ngo wumve ko nakubyaye wumve ko ugomba kugendera ku mategeko yanjye. Nuko sa umenye kwicara hasi usaba imbabazi. Ntabwo ubwo bukwe ntabwo uzabona uzarinda upfa gutyo uzapfa nyine ubuyera gutyo mu bagabo. urakaza si kugira ngo ubone amafaranga ukuntu byagenze ndavuga nifite umuvandimwe tubananga reka nyimusigire ayinkorere namara kuyinkorera yenda namubwira nti ayo mafaranga nta nuna yabona ukuremo 10% asigaye yamukire neza tubone kuza kigeze ahangaha mbajije amafaranga yashyize arambwira ngo niba yampaye miliyoni 2 muri diri ya miliyoni 3.4 miliyoni 2 mubajije ahandi aho yashyize arambwira ngo bamuhaye gusa ubwo 1.4 yarayitsindiye ntumbaze niyo yayishize aho yashyize ndahazi arahambwiye naho ariko se ngiye njya nibaza ubundi nkora iperereza akore ngiye aricyo kiye kinancanga ngiye nakubwiye ko hariya pe iriya nzu ni ukuri ni miliyoni 2 kumbaye bari nta kintu yana nayiriyeho navuze ati zamagana neka mfe kuzihemba wowe nanjye mfushiriza aho ngaho abatso nakora akazi kubupfa umwana soro ugiye muri gahunda zawe kuko ibintu mu mbese ngo agiye mu bukwe cyangwa uzi yuko ibyo mbese gutyo mwese namaze kubamenya abo muri bo iki se kandi erega nuko wifata ukabigira ibintu birenze nta birenze birimo none se umuntu twariganye arambwiye ngo nze mu bukwe bwe nese ubwo nayo kumuhakanira gute ahubwo nuko nibagiye kubikubwira nyine nkabikubwira amasaha yagiye ibyo wamutwerereye wabikuye he Guse wowe guse amafaranga wabura uyakuyeho gutwe komane cyara byose none ndakuye nese ntabwo ujye udutumana nubwo twanagavura ugiye kuvuga ngo nayakuye mu bagabo kuyise wirukanka ukikeka hari ibyo nkubwiye hari ibyo nkubwiye byose babigize abagabo ubu n'ubu ngubu ubu urumva naragiye mu bagabo ntaragiye mu bagabo mukuru wawe ko yambwiye ndakuyobewe ibyo yanyibwiriye ndakubiye ko nagiye mu bagabo se niba wambwira ko ajya mu amafaranga yose afite ari abagabo imyenda yambara ikintu cyose gisuko mu mavuta byose abibona ari uko ari abagabo bambwiye umwana nabyo yakifata akambwira ngo umuhungu wese umukunze umusabye urukundo aramwemerera ese muragira ngo nzasare nzaturike nzasandare murasaba ngo nzagira gute manje nzabagira komeza urabizi ngende umwana mwiza nese ubwo uri umwana mwiza wakicara ukanyumva ntakubuza ikintu ukacyumva ntabwo wagenda ku itegeko ryawe nasone ngo uri umwana mwiza ejo ko nakubujije kugenda warabiretse cyangwa wahise ubona ninjiye mu nzu uratorongera uragenda ubuza amasomo umuntu aba yateye n'ibiki reka nkubwire rero uribuka amafaranga miliyoni 1.5 kwakaga iminsi ishize Zemwe n'igice na nyambo. Ikintu yashakira gusaba kiki? Yambwiye ngo ko ari imirimo agiye kugura simbi. None se? Ejo nisubona kwakagishana. Nyamaze nari nyafite. Yaguze iki? Konzi ko yayiguze. Cyangwa ukondera. Yaguze ndaza. Oya. Nyine ngo arashaka kugura ngo ariko ngo ntabwo ari mu cike ngo hegereye umuhanda ngo mu myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa 3 ngo ari bari kwagurisha miliyoni 3 cyangwa 10. Kandi aho hantu mfite amakuru ko amaze kuhagura. Nese varesha nawe rero ukunda ry'amafaranga ryawe rero. Ukunda amafaranga. Nakoze amafaranga ndabarihira. Reka nkubwire. Wa muhungu ubwana bwiza n'ubuye ko mwabigambanye na mukuru mwa mubiziranye ho mwabiraramwe munaniye. Nta bintu twigeze tuvugana ngiye nawe kuba narababyaye birutwa nuko nari ubi ngumba simba byare kubera gahinda muri kuntera inda zanyu cyangwa zikavamo nkabyara abandi. Sima basi wavuga amagambo menshi ni ko mba byakubabaje cyane wabyoroheje. Wowe uri ngewe
wowe uri ngiye wakora iki none se njye amakosa nakoze nuko ntakusabye babarira mva imbere subira iyo wari uri urajya he urinjira mbwiye se ngo nguve imbere subira iyo wari uri wasohotse uzi ko uzagaruka uzakenera kongera kwinjira hano mbabarira ugende genda maze kubarambirwa ntanzigera akazi uzi ko mushaka kuzanyeneka mwigize abana b'umugore ntabwo nzabemerera ntabwo nshaka kubemera ko mushaka kuba abana b'umugore n'umunsi n'uyu ni umwe kugira ngo mube abana b'umugore nzabirukana cyangwa njye mbate hano ngende bwakasinge Yes, record. And action. Action. Siko mwese mucecetse. ubwo mba mbuze icyo mbasubiza ko numva mwese munteraniye se ubwo umwe aratubwira n'undi arambwira ariko mwabanje murabigambana Kabigambanye itese ko tuba tukubwiza ukuri ahubwo uba wumva nyine tutavuga turabana mu rugo so ubundi gute ubwira umuntu wasoje ishuri ngo ni umwana mutoya ngubu ntabwo nakuba ku rugo rugakomera mama ubu uri iki ngo urugo abunza nasi mubanga se mu nkubiri niya ahageze nawe wariganyishiramo nk'iyanjye se iyo yifata akanambwira ati rero durabonye amafaranga sibyo njyewe nayo nk'umuntu w'umuvandimwe mvuga ni arashakira ahandi yongereho ahantu atamucira neza kumbwira ngo nguriza amafaranga nigurira aha hantu urumva ariko kuyamuha neza tutajya guserera nko kumva ese vare kubizi ko Renza ari umuvandimwe wawe Renza kwivuko mwaturukanyeyo mukazana hano i Kigali kubera iki ukunda amafaranga bikagira naho hemukira abavandimwe ako ndi kubahemukira mu we buryo ibyo ngibyo ari kuvuga ngo byano nashaka tugendane sibyo akana ku kandi njye nabonye ahantu akamari kigenza mukupe ninde niya Debora aha ako mama uzi ko bajya bavuga ngo abana babyaye nibo bagusazisha neza namwe mubona muzasazisha neza tugusazisha neza ahubwo tubona abo zadukuza nabi ahubwo ko aho tugeze nubwo ari Imana yatugejeje ariko ni Imana ihabagejeje bana bivuze ngo mbese atari Imana abona tuba tugeze tuba twarapfuye cyangwa se turi no mu buzima bubi ariko sibyo ko turi mu buzima n'ubundi bw'amarira duhora turira tubabara aho dukunze aho tuzanye ukabanga ntabwo bashaka ese buriya ni abacyubuzana bariya ni abantu ubuzana ubona bazakugirira akamaro ariko umugabo muzima turi kuganira ubu ntawe wowe papa niwe waguterese gusa ntabwo ariwe wanderese ariko kuki ari we nahisemo kuki ari we nahisemo mu bandi none se ngiye kubera iki amahitamo yanjye utayubahiriza nuko mba nawe uzi ko nanjye buriya kugira ngo papa wawe mwemere urumva nanjye ababyeyi baravuze ati nubwo uyu nguyu ni umuntu muzima buriya ujyanye umuntu ukajya kumwereka ababyeyi bawe barabaza bakareba n'uwo muntu ashaka kuvamo umuntu muzima ukabura akavuga ati nguyu wapi buriya rero umubyeyi nakubuza uti uyu muntu umureke nuko urya umureka kuko ntabwo aba abikoze kuko akwanga none njye sinamuretse kugira ngo ni uko kwanga ariko bituma nyine umwana kubera kuba wangije amahitamo ye bituma ajya mu zindi ngeso nk'izo ndimo n'ubundi ese reka nkubaze izo ngeso urimo niwe wazishyizemo kubera gufunga umutwe kwawe cyangwa ukumva ko mama wakwanga kubujije amahitamo yawe bareba bari konce ebyiri n'igice nayo mfite akamiliyoni kumva ndangije Renzo ahantu heruka kugura uzi ko nari naguhaye imwe n'igice ariko dufaranga nari nsigaranye imbere n'inyuma naramwishyuye yamaye ejo bundi naramwishyuye rwose wamaye ejo bundi wamaye magana angahe naramwishyuye ntiwakwemo iyawe ntiwamaye imwe ayaye nakuyemo si wamaye magana ejo bundi naguhaye bigenze bite izo nyine si nk'ibyo byose nyine ibyo ngibyo tunanabireke ndavuga ati ahantu uzi ko nakukuguzaga mvuga ati wananyishyuye ya miliyoni yanjye imwe n'igice bikarangira rero ibintu nkabona uri kugenda useta ibirenge nguza mu bandi bavandimwe banjye kubwo muri rwa hantu ndahishyura n'icyo nicyo turi gukora umwanzuro uhari n'uyu nguyu kuko njye amakuru ngiye nifitiye arahagije sibyo ni uko nta n'ikintu na kimwe ndi busore mu inzu haba icyo naguze haba icyo twafatanyije kugura
byose ubisigaye nta kintu ushaka kugenda nyine genda sibyo Genda. nakwigishije umujyi naguhaye ibitekerezo narakwigishije nta kintu na kimwe ubwo niba ari ushaka nabiguhembe kugusigira ibintu byanjye ugasanga wabyangije narakoze nuko nyine ntwari umwarimu nk'aba bose genda gabanya amagambo ndakuzi. uzi ko muri biranditse ngo ukintu umubyeyi wakubwiye arakaye cyangwa ababaye kikubaho utinyuka uvuge ngo inda zacu ngo zari kurutwa n'izavuyemo cyangwa ukaba ingumba. uzi abantu babaye ukuntu bameze si wabimbwiye se? umva nkubwire njyewe ndi mukuru ngomba kukwicaza nka mama wanjye nkakubwiza ukuri basi tukanaganira. nta makosa agira ubu ugiye kuvuga ngo nta makosa agira. umva ariko mureke muceceke babwire mwese buri kumva bira byose mba nababwiye ntago ari ukuvuga ngo nuko mba mbanze ni umutima mubi. umubyeyi wese iyo afite umujinya kandi ubona umwana wawe ari kujya ahantu habi nyine ugira umujinya ugahubuka ukavuga ibintu bitari byiza ariko kuko umwana wamushakira icyiza ntago ari uko mba mbashakira ikibi no kubabwira kuriya rero ni umujinya ntabwo byaba kuko ntabwo mba mbifite ku mutima wanjye biba birahora ku munwa gusa. kamubwire buriya mu rurimi rwiza nyine rutuma umuntu n'ingeso mbi zishira. buriya kamubwire uje ukanyicaza ngihete tukambwira ati mwana wanjye bimeze gutya na gutya ibi bintu bivemo n'ibi ariko utaje kwandika ngo uri inshinzi ngo ujya mu bagabo ngo ukore iki. uzi ko ibyo ngibyo bituma n'umuntu yakurira n'igipangu akavuga jya umenya ko wakoze amakosa sibyo? menya ko wakoze amakosa urikumva nurangiza usaba imbabazi Renzo. ikindi kandi nawe Renzo urabizi Valensi kubera muziranye mumaranye igihe iyo mufatanyije ibintu mubikora neza ari uko guteka imitwe kwanyu murayiteka igashya. rero nimutandukana muraba mugiye kuba abanzi. ikiri kucyumva muraba mugiye kuba abanzi ntabwo muzongera gukorana akazi ngo kagende neza. abantu bamaze kubamenyera iyo umwazi Valensi abazina Renzo ko ibintu iyo babigiyemo bicamo. ngiye numva rero gutandukana atari umwanzuro ariko biterwa nuko mwambwiye nawe ese buriya wowe kumbwira kuriya ngo umuntu wese ngo ugusabye urukundo urarumuha wowe ubaye uri umubyeyi nawe ubaye uri umubyeyi ukishyira mu kimbo cyanjye wowe umaze kumva ariya magambo wasubiza umuntu neza cyangwa warakara? akoma kamubwira kumbizi si ufite amafaranga turarya pe ntacyo tubuze tukanana ariko nta muntu wagusaba na 500 ngo yimuhe amafaranga yawe baba yibitseho ntabwo watwitaho nk'abana bawe kugira basi utwiteho uduhe amafaranga tubone buri kimwe cyose dushaka ku buryo kitaza tujya kuyashakira ahandi. tubwira ngo tuzakorera ayacu ngo narabigishije di ngo mwore iki turabizi twatwigishije turanagushima. icyo dushaka ni ukugushimisha tukaguhisha ishema n'abandi babyeyi biri bavuga ati barabavuga babazagira kumbi ubwo ndabimenya ahubwo igituma musuzugura mutanyumva ni uko nabaha amafaranga mukahitamo kujya kuyashaka mu basore. nawe utubwira amagambo mawe utubwira nabi. ese reka mbabaze ayo mafaranga uko mugenda munyaka amafaranga mvuze ngo uyu ngo yanyatse uciye ahangaha urambwiye mama 2 ma 5 ma 10 undi aciye aha wama yanashaka kwisukisha gutya na gutya buri gihe buri munsi kwa munyaka amafaranga ngiye mbikora gutyo nkayabaha nabandi umubyeyi mwiza cyangwa nabandi umubyeyi mubi? mama waba uri umubyeyi mwiza kuba uri kuyehereza abana bawe nta kindi ukorera abana bawe kandi natwe nitwe tuzagusaza. Valensi cisha make ndabizi ukunda uri musaza wanjye ndakuzi ukunda amafaranga. nzakomeza gukora ngiye n'ibisambo ngiye ubwo urumva ngiye nazatera imbere ryawe. mwibye kangahe amafaranga wanyibye ahubwo wagira we kengera nakugisha ikimenyetso cyiza cy'uko nadiri zose twagiye dukorana wagenda gunyima ukaba amafaranga. ariko rero nawe icyo mpfa nawe nicyo ngicyo wamwigishije umugisa kugira ngo uzajye umwiba dore karatwishyuriye ariko aza kukwaka amafaranga acyura ngo narabishyuriye ngo nagize ute niba waramwishyura kaminuza nigeze anyega niba waramwigishije umujyi warakoze ntabwo wamwigishije mwigishije umujyi kugira ngo aze umwibe. bivuge neza warakoze kwigisha umujyi ntuzongere kunyigisha. yarawumenye da yarawumenye muri gukora mukanure ntari sawa ngambane sori nzo ndabizi yakunda kubi nanjye ubwanjye yakwemera akangurisha ariko kugira ngo abone amafaranga ntabwo rero gutandukana nawe ari wo mwanzuro uhari. ninjye ngumwe n'igisambo nyizi cyangwa se nako wabigize uko utabe ko utajya umwibara
njye Valence ntabwo mvuga ngiye kuvuga ngo twakoranye diri bamaye amafaranga nazana kuri tarakomeza tukagabana n'izo n'ibyo nyine Valence uramuzi nawe ni igisambo ni nk'umuvandimwe uramuzi cyane ko we munabana mu nzu umuzi kundusha. mama umuntu agusaba igisuko ngo reka buri kwezi sabona amafaranga nayabona nyine nawe byibaze wigire ngewe Ibaze ese ubwo najya nyabona buri kwezi umwe aciye ahangwa mpa amafaranga mama uzi tukiga waragenda ukatuzanira buri kintu twose dukeneye tutarinze twavuga erega mukiga uyu musatsi wanyu ungana gutya si watumye ungana gutya kubera wakabimenye ko ari igihe watumye ungana uko nguko uyu nguyu ibingibi sinabimusukishije ejo bundi ariko ngo ubu ngo byashaje ngo ubu ngagiye kubikura mwebwe mama mubona mutasaza Debo mama niwe wagusukishije ni njye wamuhaye amafaranga Debo uyu mama yamaye yo kuretusha nyumvira mwumva ukuntu muri indiganya mwabana we ntabwo waje kunyaka amafaranga kugira ngo urashaka gushyiraho direde we ngo amafaranga nagiye ansabye amafaranga ngaho ibyo bintu tubyure tuganire ibyo ngibyo byaranarangiye ntabwo hano twaje guterana amagambo cyo kongera gutukana mureke mbabwize ukuri iyo mwifashe muvuga ko ngiye mbima amafaranga nabaha amafaranga nk'uko mubishaka sinabishyuriye amashuri meza mukiga mukarangiza ku ishuri hari umwana n'umwe wabazaga imbere mu kwambara neza cyangwa mu kugira gute si mwabaga mumeze neza nta kibazo none se kubera niba mwumva ko narabishyuriye mukiga mugasoza mukamera neza kuki mwumva ko ari mwebwe nahora ntakazaho ibintu byose uriya musaza wanyu uri kwiga we ntakeneye kwiga neza ngo arangize neza nkamwe abeho neza nkamwe sari mu nshingano zacu ese tumureka abeho nka mayibobo ejo bazajya bamutuzana hano ngo yibye cyangwa utereka agatelefone hasi yakibye ikintu cyose yagitwaye nibyo bizabashimisha mumureke rero nawe yige yego nyine erega byose bipfira kuba tutaganira basi ngo tuganize nk'abana ngewe nka gutya ndanyuzwe numvise ko mfite ikosa yego ku giti cyanjye ngewe ngusabye imbabazi amagambo yose nawe arakubwiye tugusabye imbabazi twese umubyeyi nta kindi kintu aberaho marega turagukunda dushaka kuzagushimisha ukishima sibyo mukanyambika urugori nkicara hariya nkatebara ukajya avuga ngo kanaka gahaguruka mukagenda imbere nanjye nkicara nkabona abantu baje banshagaye nibyo byishimo umubyeyi aba akeneye ku mwana uratubabariye nakubwira ngo imbabazi z'umubyeyi njye mba narabababariye kera mukimara kunkosereza mpita ngenda nkabababarira buriya nubwo mba mvuze ariya magambo ariko mpita ngenda nkavuga mwana ubabarira abana banjye kandi nabo ndabababariye mba nabababariye kera nabababariye ntabwo mwaba mufite amahoro mumbuye kubona turi guseka ntibizongere kubaho mwisubireho